byumvuhore mu ndirimbo nziza cyane nyamara ndi wowe Rwanda ikaze kuri radiyo ishaka ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC dufite saa 5 z'amanywa n'iminota 4 isaha i Washington DC tukagira saa 10 n'amanywa n'iminota 4 isaha i Paris Buruseli n'ahandi mu Burayi bwo hagati n'iwacu Kigali. Uno munsi turi kwa gatandatu tariki ya 3 Gushyingo umwaka wa 2018 nk'uko rero twagasezeranyije tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro twahaye inyito ikibazo cy'intambara mu Rwanda. Ikiganiro mugiye kugezwaho nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Dr. Theogene Rudasingwa, perezida w'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Nakubonye mu kanya Theogene, nakubonye mu kanya, reka ngufungure mikro. Mikro yafunguye nagira ngo ufate ijambo usuhuze inshuti za radiyo Ishakwe ziroze twumva. Urakomeye Joseph. Uracyahumeka uraho? Turaho ubwo nagira ngo ngusuhuze nabi wawe n'abakunzi ba radiyo yacu, kandi twizera ko ibi biganiro bikomeje kudufasha twese muri uru rugamba twiyemeje. Ubwo nagira ngo ngusubize mikro kugira ngo dutangire ikiganiro. Urakoze cyane. Iki kiganiro twahaye inyito ikibazo cy'intambara mu Rwanda ni igice cya 4. Ni igice cya 4 bamaze iminsi badukurikira bizi, ni igice cya 4 gisoza ibiganiro twatangiranye nawe tariki ya 13 z'ukwa 10 2018. Ibiganiro byakurikiranye buri wa gatandatu kuri buno buryo nyine guhera kuri iyo tariki ya 13 z'ukwa 10 2018. Kuri iyo tariki ya 13 z'ukwezi kwa 10 uku gushize 2018 twaganiriye kuri raporo y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha TPIR mu gifaransa, ICTR mu magambo ahinnye y'icyongereza, raporo ku bwicanyi bwa FPR-DMI. Naho ku itariki ya 20 kwa gatandatu wakurikiye ku itariki ya 20 z'ukwa 10 2018 twageje ku nshuti zacu ikiganiro twahaye inyito ibibembe bya politiki ya FPR-DMI mu gihugu byateye position. Ibiganiro abantu bakunze cyane. Naho ku itariki ya 27 ukwezi kwa 10 2018 wagejeje ku nshuti zacu rwose ibintu ufite mu buhanga bwihariye mu kiganiro twari twahaye inyito diplomasi ya FPR-DMI Kagame. Uno munsi rero nk'uko twashoje icyo kiganiro ejo bundi ku itariki ya 27 mu kwa gatandatu ushize, nk'uko twashoze tubabwira tugiye kugezaho nyine ikiganiro natangiye mvuga uko twakise, ni ukuvuga ikibazo cy'intambara mu Rwanda. Mu ncamake rero nk'uko wenda abageze ku rubuga rwacu, ku rubuga rwa radiyo yacu babibonye, turibaza tutese ni kuki u Rwanda ruhora mu ntambara, uri gutanga ibisubizo, ariko mu rwego rwo gutanga ibisubizo burya tuba tugira ngo n'abantu banatekereze ubwabo, cyane cyane habamo ikintu cyo kujya impaka, heye kubaho ku buri gihe guhora abantu baragiwe gutama cyangwa buhene, nk'uko byakunze kuba mu ngoma zahise zose, harimo ingiyi mbi cyane ya FPR-DMI Kagame, ariko hari n'izindi zisumbukuruza ngo zizayisimbura zimeze nkayo, arizo nka FPR-DMI Kayumba cyangwa se MRND-CDR Condo na MRND-CDR zindi, dore ko atari nkeya. Kuki rero u Rwanda ruhora mu ntambara? Intambara iramutse itangiye yaba ifite ishingiro. Amasomo yo mu 1959, 1973, 1990, 1994, amasomo n'ayahe? Byasize ayahe masomo mu mitwe y'abanyarwanda no mu bashaka gutegeka u Rwanda? Abatangiza intambara bayitsinda bate? Ese abanyarwanda bakeneye indi ntambara? Ese biteguye bate kwirwana? Ibyo bintu wagiye ubivuga kenshi, kera tuzabigarukaho. Hashize imyaka irenga 2 hafi n'ibiri n'igice, ndetse aho nko ku itariki ya 23 z'ukwa 4 2016 hashisigaye amezi 3 ngo dutandukane n'abagenzi bacu twashinganye ihuriro nyarwanda RNC, aho mu bintu
wavugaga rwose turambiwe twebwe twitandukanije nabo harimo kuvuga iby'intambara, tugiye mu ntambara, tugiye gukora intambara, bakabicuza hose bikasaza imitwe y'abantu, ariko amaherezo aya ngaya nta n'ibyanabaye, nta n'ibyo banakoze uretse gusenya gusa. Ibyiza twakoze hari muri ya diplomasi duherutse kuganira mu minsi ishize. Maze rero ntatinze ntakabije nagira ngo ufate ijambo nyine usubize ibyo bibazo abanyarwanda benshi bibaza, dore ko biri rwose no muri za kompetanse zawe. Ijambo ni ryawe. urakoze cyane Joseph, uranyumva? Ndakumva neza cyane. Urakoze cyane ibi biganiro nakoze no muri iki gihe bimaze iyo myaka 2 umaze kuvuga, tugerageza kongera gushyira imbaraga mu bintu twari twariyemeje byo kuvugisha ukuri, ari byo byatumye dushinga RNC, tukaba tukibandanya. Impamvu rero ikibazo cy'intambara tugomba kukiganiraho nuko intambara isa nkaho yabaye karande mu mitekerereze y'abanyarwanda, ariko cyane cyane mu mitekerereze y'udutsiko na elite mu mateka y'u Rwanda bayobora u Rwanda. Ni ngombwa rero ko icyo kintu tukiganiraho, kuko ingaruka z'intambara twese turazizi. Nta munyarwanda n'umwe, yewe mu by'ukuri n'abo twapfushije aho bagomba kuba bagitekereza intambara zo mu Rwanda. Ni ngombwa rero yuko icyo kintu cy'intambara tugomba kukiganiraho, ariko tukakivana mu rubuga rw'aba elite gusa, rw'udutsiko gusa, kuko nabyo ngiye gutangiriraho kugira ngo tuganire uburyo twanatsinda intambara burundu. Kuko mu by'ukuri nta muntu w'umunyarwanda ugira cyangwa rote ngo ariko mana yanjye waduha indi ntambara ejo. Nta munyarwanda n'umwe, sindi nurimo muri abo ngabo Joseph, uretse Kagame n'abandi batekereza nkawe muri utwo dutsiko, abo wagiye uvuga nk'aba Merendesederi, nk'abo bihishe muri za RNC n'amashyaka byitwa ko muri opposition, uretse abantu bahora bavuga intambara gusa, ariko nta muntu waciye mu ntambara nk'ukuntu abanyarwanda twaziciyemo ngo turebe ingaruka zayo. Yewe n'abaturanyi bazi ingaruka z'izo ntambara ngo bavuge ngo waduha indi ntambara. Kugira ngo rero utsinde ikintu nk'intambara ugomba kukimenya uko giteye, impamvu zabyo, kugira ngo ushakishe ibishoboka byose kugira ngo mbese ibishoboka byose kugira ngo iyo ntambara ye kubaho. Ariko hari n'igihe muri sosiyete runaka ibyangombwa byose bikorwa, ariko intambara ikabaho. Ni na ngombwa rero ko abanyarwanda bagomba gutekereza iyo ntambara. Ubwo tuba tuvuga n'intambara y'amasasu, gukoresha mbese violence. Abayitsinda bayitsinda bate, ariko bayitsinda bashaka gukora iki? Niyo mpamvu rero Joseph, icyo kibazo cy'intambara tugomba kukiganiraho. Nagira ngo ariko ngusabe mu gutangira iki kiganiro, nsabe uyu wa gatandatu uza, kuko tumaze iminsi tuvuga ibintu byinshi, n'uyu munsi turongera kuri ibyo. Nyango tuzibaze, tuzagerageza wenda kuganira, kwibaza ngo ese dukora iki, abanyarwanda dukora iki, ushake wenda inyito yacyo uko uzacyita, ariko nagira ngo tuzatekereze kuri icyo kibazo, dukora iki. Kuko ntabwo bihagije gukora interpretation, biranasaba yuko, kuko turi muri uru rubuga rwo guhindura amatwara y'u Rwanda, ngo tunibaze. Turi abayobozi, tugomba kwibaza, n'abantu ubwo baba bategereje kumva icyo dutekereza. Ese dukora iki? Icyo ngicyo uragitekerezaho ikibazo. Turararikiye kwa gatandatu utaha. Yes, kwa gatandatu utaha, izi saha nk'izo dutangireho uyu munsi. Muri iki kiganiro rero tuganira ku ntambara, ngira ngo reka ntangire mvuga wenda ibintu bibiri, ubwo hagati aho ngaho jya unyibutsa wenda ugire n'ibindi umbaza kugira ngo
bimfashe kurushaho gutekereza kuri ibi biganiro. Icya mbere, wenda iyo umuntu ahereye mu matwara y'u Rwanda, mwabitinzeho igihe kirekire, Joseph muvuga amateka y'u Rwanda, cyane cyane kuva ku rucunshu. Ntabwo ari uko amateka y'u Rwanda atangirira ku rucunshu cyangwa se arangirira ku rucunshu, ariko nuko ari igihe wenda abantu bashobora gusubiza amaso inyuma bakavuga bati dutangiye icyo gihe. Ariko iyo urebye no mu mateka y'u Rwanda ndetse no mu bindi bihugu, ariko wenda tugaruke mu Rwanda, nuko udutsiko twagiye twayoboye u Rwanda, twategetse u Rwanda uhereye ku bwami, nuko ahanini bwarushijeho gukoresha imbaraga iz'umuntu yakwita imbaraga, mbese ingufu za gisirikare. Ni ukuvuga mbese ukurusha imbaraga muri iki gihe cy'inuza cye, kuva ku mwaduko w'abazungu no muri iki gihe abantu bavuga imbunda zihambaye n'iki, ariko na mbere izo ntore z'umwami, izo ngabo z'umwami, ibyo iyo urebye mu mateka y'ukuntu u Rwanda rwabayeho, ahanini igice kinini kugira ngo ubwami bube bwaratangiye bugumeho iyo myaka magana, harimo iyo dimansiyo y'ingufu za gisirikare. Ariko iyo ugiye kureba, ntabwo izo ngufu za gisirikare iyo itangiriye ku rucunshu, ntabwo zari hagati, tuvuge ngo izo ngabo z'umwami hamwe n'abaturage bose basanzwe. Ahanini izo ngufu zakoreshwaga mu bantu mbese bafite kompetisiyo, barimo guhangana, mbese bashaka iyo control y'ubutegetsi. Rucunshu niko byagenze, zari hagati ya za clan, ibyo mu Rwanda byo twita ubwoko. Ni kompetisiyo hagati ya ba elite bashaka ubutegetsi. Ubwo rero igihe cy'ubukorone, ni ukuvuga ngo iyo elite y'ubwami, hejuru yayo noneho habaye indi elite y'abakoroni. Abakoroni nta kundi bafashe Afurika, nta kundi bafashe ibihugu byo muri Aziya cyangwa se ibihugu byo muri Amerika Latine, nuko bari bafite intwaro, bakomeye kurusha twebwe uko twari tumeze, ingufu zo twari dufite muri ibi bihugu byacu byo muri Afurika. Uvuga ko mu mateka mbese y'ubukoroni bw'u Rwanda, hejuru y'iyo elite yari yakoresheje ingufu kugira ngo, si ingufu gusa, navugaga ko iyo control igomba kuba ifitwe n'umuntu ufite ingufu kurusha abandi. Igihe cy'abakoroni no kuvuga ko hejuru yayo habaye indi elite nayo ije muri icyo kibazo cy'u Rwanda, ariko nayo kubera ingufu irushije abo yasanze mu gihugu. Revolution yo muri 1959, ingaruka zayo ntitwabisubiramo, impamvu zayo ntitwabisubiramo, ariko urumva ko ibyo bintu byari bimaze imyaka n'imyaka, ubwami bumaze imyaka n'imyaka, hakazamo ubutegetsi bwa gikoroni. Guhinduka kwabyo hajemo ibintu bibiri: kugerageza kwigobotora ubutegetsi bwa gikoroni, ariko no kwigobotora ingoma ya cyami. Kandi byombi wumve ko byari bifite ishingiro. Ariko urumva ko uko byarangiye amaherezo biba elite, noneho itari uva mu bwoko runaka gusa, nk'ukuntu byari bimeze hagati y'ingoma za cyami, mu ngoma z'abami. Ariko urumva ko hagiyeho amaherezo abahindutse agatsiko k'abahutu, uko bavuyeho muri 1973. Ibyo nabyo mwabiciyemo mu biganiro mwagiye mugira. Hakaza rero ibya FPR, nabyo amaherezo byabaye mbetse agatsiko mu batutsi kafashe ubutegetsi. Icyo ni icya mbere rero nagira ngo nshingireho, kugira ngo mbunye ngo kugeza kuri aya magingo ubutegetsi mu Rwanda bwabaye mu maboko y'agatsiko, kandi ako gatsiko kagiye ku butegetsi atari uko binyuze mu ipiganwa rya politiki, nk'ukuntu nk'aho ngaho tuvuge mu Bufaransa bimeze, Joseph, n'ahandi muri ibi bihugu hirya no hino ku isi tugenda tubona. Kandi nabo siko batangiriye, nabo hari igihe bari bameze nk'ukuntu tumeze n'ubu. Yewe wavuga ko za leta ahanini ziba zishingikirije izo ngufu za gisirikare,
ariko nibura uko ibihe bisimburana ntabwo abantu bajya ku butegetsi ngo babuveho ngo kubera ko umwe yarushije indi mbunda, yamurushije kumurasa, yamurushije ubugome mbese buhanitse nk'ubu ngubu tumenyereye nk'ubwo twaciyemo muri iyi myaka ishize bwa FPR-DMI na MRND-CDR. Kugeza kuri aya magingo gutegeka mu Rwanda bivuze urushije undi imbaraga. Rimwe na rimwe bagakoresha amayeri, kuko na biriya bintu byo njya numva musobanura neza bya 59 iriya ku ya Gitarama, ukuntu ibintu byagenze nibyo koko, ariko byagombye gukoresha imbaraga za nyamwinshi, kwitwikira imbaraga za nyamwinshi n'imfashanyo y'Ababiligi, kandi bari bafite ingufu kurusha iyo ngoma ya cyami kugira ngo ibyo bishoboke kuba. Wenda icyo ndaza kugisubiramo mvuga uruhare rw'ibihugu byo hanze rw'abanyamahanga muri ibibazo byacu. So nagira ngo icyo ari cyo ntangiriraho ko kugeza kuri aya magingo ba elite, udutsiko tuyobora u Rwanda, tujyaho ari uko dukoresheje imbaraga kandi tukavanwaho n'imbaraga za utundi dutsiko. Kugeza kuri aya magingo niko bimeze. Niyo bitangiye bisa nkaho bije byitwikiriye ngo turavugira rubanda nyamwinshi cyangwa se turavugira impunzi, nk'ukuntu twebwe muri FPR twaje tuvugira impunzi z'Abatutsi, tuvugira dufite ururimi mbese ruvugira abanyarwanda bose, dushaka kuzana ubumwe, kurangiza ikibazo cy'impunzi burundu, niyo langaje. Ariko amaherezo twaragaragaye kuko twabaye agatsiko mbese kavanyeho kandi gatsiko dukoresheje imbaraga, twakoresheje kugatsinda ku rubuga rw'intambara kugira ngo dushobore gufata leta. Icyo ni icya mbere nagira ngo ntangireho. Icya kabiri, mu bintu byadufasha wenda mu kurushaho gusesengura ubutegetsi bwa FPR-DMI twatangiriyeho muri ibi biganiro bishize, intambara iyo ari yo yose kugira ngo ivuke, hariho ibintu byafasha kurikirana iki kiganiro kugira ngo bajye nazise ngo ni ntuza za C eshanu, 5 C's. Mu cyongereza ni se context, mbese no kuvuga ngo context y'intambara ni iyi. Iyo context ishobora kuba ari context yo mu gihugu cyangwa se mu karere cyangwa se ku rubuga mpuzamahanga, nk'ukuntu ushobora gutekereza context mu buryo mbese sosiyete yifashe, haba mu bukungu, mu mibereho y'abaturage, cyangwa biriya bintu byo twagiye twiga, ubwicanyi, diplomasi, politike n'ibindi n'ibindi. Niyo context abantu bavuga ngo mbese kuko ntabwo ije iva mu ijuru igwira abantu gusa. Iyo context iyo urimo kwiga iki kibazo cy'intambara ugomba kuyitangiraho. Iyo ni C ya mbere, context. C ya kabiri ni ibitera intambara, ibyo twita causes, cyangwa se mu Gifaransa cause. Causes z'intambara ni nyinshi. Ntabwo turimo kwiga intambara muri rusange kuko ni isomo rikomeye cyane abantu bazi. Hari intambara zagiye zibaho mu mateka y'isi yose, intambara z'aba empereur cyangwa se n'abami bashaka kwigaruriza imyanya runaka. Uracyanyumva Joseph? Ndumva hari train ica hafi y'iwanjye. Uracyanyumva neza cyane? Nta kibazo gihari. Hari intambara z'abami nyine bajyaga kwigaruriza imyanya runaka ari uko bashaka ubutunzi bw'aho hantu ubwo bafashe, cyangwa se bashakaho abantu iminyago. Hari izi ntambara z'abakoloni baje kwigaruriza ibihugu byacu muri Afurika, muri Aziya, muri Amerika Latine. Hari intambara zabayeho muri Afurika kugira ngo twigobotore ubwo butegetsi bw'abakoloni. Hari intambara mu bihugu ndani hagati y'abanyagihugu abatuye icyo gihugu, rimwe na rimwe twita civil war, mbese ni intambara zo mu gihugu. Hari intambara nyinshi, guerre civile, yes. Ibyo byose ni ibitera intambara.
ariko iyo urebye rero mu gihugu cyacu ugomba kurushaho kureba muri ubwo butegetsi bwagiye busimburana abami gikoroni 59 73 94 kugeza kuri aya magingo ahari ntabwo uba ukwiriye kujya gushakisha hanze ngo uvuge ngo ibibazo ngo tubiterwa na Kongo tubiterwa n'Abagande tubiterwa n'Abarundi nk'ukuntu ubutegetsi buriho buba bugerageza kubisubiza. Ahanini uba ukwiriye kureba ndani mu gihugu kuko ibitera intambara biba wabibonera mu gihugu ndani. Mu mwanya ndagisubiraho tuganira kuri izo C5 ariko muri context ya FPR. Iyo ni isi ya kabiri. Isi ya gatatu ni uburyo mbese intambara zikorwa, conduct y'intambara, intambara zikorwa zite. Birashoboka ko ibyangombwa byose mu gihugu bitera intambara byaba bihari ndetse n'intambara ikanatangira, ariko abarwana intambara bakayitsindwa, uruhande rwashoje intambara rukayitsindwa cyangwa se uruhande rumwe muri izo mpande uko ari ebyiri hakagira urutsinda intambara, urundi rugatsindwa, urundi rugatsinda. Birashoboka uko uwatsinze agomba gukora ibyo yishakiye, ariko ahanini ikibazo cya conduct uko intambara ikorwa bishingiye uburyo abantu bakora mobilisation, abantu bakora uko abantu barorganize, ikibazo cya ideology, mbese aho abantu bashobora kuvuga ibyo bagerageza kugeraho abaturage cyangwa se abarwana iyo ntambara bashobora kuba bakwiyumvamo. Nabandekera kuri icyo ngicyo mu mwanya ndaza kukivuga muri context ya FPR-DMI. Ariko icyo kintu cy'uburyo intambara ikorwa, conduct yayo ni ikintu gikomeye cyane kuko rimwe na rimwe ubona hanze ahangaha abantu birwa bavuga intambara ngira ngo wenda bataritayeho kugitekerezaho cyangwa se batabifitiye ubushobozi kubitekerezaho cyangwa se babyirengagiza nkana, kandi bazi ko ari ikintu gikomeye cyane nk'ukuntu wenda ndi butangira urugero kuri FPR. Icyo ni ikintu kijyanye na conduct uko intambara ikorwa. Iyo ni se ya gatatu. Se ya kane uko intambara irangira, conclusion cyangwa se conclusion, intambara irangira ite. Mu bantu b'abahanga bize ibi bintu by'intambara bavuga ngo uko intambara yarangiye ahanini bishyiraho uburyo intambara y'ubutaha izatangira. Uko intambara yarangiye ahanini bishyiraho uko intambara y'ubutaha izatangira. Nanone mu kanya turatanga urugero rwa FPR-DMI kuko iyo urebye ingero abantu bakunze gutanga hirya no hino ku isi niyo bavuga intambara ya mbere y'isi uko yarangiye n'ukuntu iya kabiri yatangiye. Ibyo ntitwabijyamo, nta mwanya wabyo tubifitiye. Cyangwa se intambara yo muri Uganda yabaye hagati ya Tanzania na Idi Amin yo muri 79, uko yarangiye abatanzania bafasha za group nyinshi z'abarwanyaga ubutegetsi bwa Idi Amin na za leta zagiyeho mu mufuririzo ya Rure, ya Binaisa, ya Muwanga, amaherezo Museveni akabivamo na 27 bakajya gutanga intambara muri Ruwero. Ariko urumva uko iyo ntambara y'Abatanzania na Idi Amin yarangiye muri 79 yasaga nkaho iteganya iyo ubutaha muri Uganda ya Museveni iriya nyine yaje kuzana NRM na NRA ku butegetsi. Mu kanya wenda ndabivuga muri context ya FPR-DMI. Iyo ni si ya kane. Si ya gatanu icyo bita ingaruka cyangwa se consequence mu Gifaransa, consequence mu Cyongereza. Ingaruka z'intambara ni izihe? Ibyo ngibyo wenda mu kanya ndabivugaho muri context ya FPR na FPR-DMI. Urumva muri rusange icyo ni icyaka nagira ngo mvuge yuko intambara iba ifite context,
ibifite aho mbese uburyo ibintu byifashe mu gihugu cyangwa hanze yacyo bituma iyo ntambara itangira inabaho ndetse ikazanarangira cyangwa se igapfuba imyaka myinshi kugeza igihe wenda hazavukira izindi kondisiyo zatuma hari ikindi kivuka. Habaho ibitera intambara, hari uko abantu bagomba gutekereza ku myifatire uburyo intambara ikwiriye mbese kujerwa, conduct, uko isozwa ndetse n'ingaruka zayo. Iyo rero urebye Joseph muri uko ibintu byifashe muri FPR-DMI, wenda ugahera muri 1990 intambara ya FPR itangira, ukareba context, wenda tunahere context ku isi hose uko ibintu byari byifashe. Mwibuke ko ari igihe iriya mbese kiriya gihugu cyangwa se empire cyangwa se empire y'abasoviet yo twitaga Soviet Union, muribuka ko urukuta rwa Berlin rwari rumaze kugwa. Abibuka neza muribuka twagiye tubicamo mu biganiro bishize Joseph, tugitandukana nabo muri RNC, tuvuga nyine iriya context y'intambara yo muri 1990, ibintu bya muri za Somalia na Bosnia, cyane cyane ibihugu ukuntu byatekerezaga bigomba gukoresha Loni mbese ngo kujya kubiba amahoro, kurangiza ibibazo by'intambara muri Somalia no muri Bosnia, kuko bari bahakubitikiye. Ariko mwibuke ko n'icyo gihe no muri Afurika ubwabo hari hakiri izindi za conflict maze igihe kirekire cyane nka za Eritrea, za Ethiopia. Ibyo byose hamwe no kujya ku butegetsi bwa Museveni mu karere, uko Mobutu yari yifashe, uko muri Tanzania byari byifashe, uko muri Kenya byari byifashe. Ibyo byose nibyo twagiye tuganiraho, abantu wenda tujye turushaho no gukomeza twiyibutsa. Icyo nicyo wakwita ngo ni nka context. Ariko mu byo umuntu yavuga ngo byatumye intambara itangira muri 1990, nabyo twakomeje kuvugaho, kuganiraho. Nta muntu ukwiriye kubyirengagiza, kubera ko ari uko ibintu muri 1959 nubwo hatabaye intambara z'inkunduro nk'iyo tuvuga yo muri 1994, ariko nayo hajemo violence nyinshi, ubwicanyi bwinshi. Uko byarangije rero habaho mbese ishyaka rimwe, ukuntu habayeho persecution y'abatutsi, abatutsi bagahunga, abatutsi bakemera kuba abaturage bo mu cyiciro cya kabiri, bikagenda 73, abahutu bo mu majyaruguru y'u Rwanda bo mwita Abakega, ukuntu baje ku butegetsi n'agatsiko kabo, bagahumbahumba abakurambere ba revolution yo muri 1959, bakayibanda na bagenzi be n'abandi benshi. Ibyo bintu mwabitinzeho cyane mubivuga. Urumva uko n'ibyo bya 1959 ukuntu byabaye concluded n'imyifatire mu gihugu ko ibintu byari bifashe. Rimwe na rimwe nyine nkaho Joseph uzi ibyo bintu bya economy n'imibereho y'abaturage, uribuka ukuntu nyuma ya jenoside muri 1990 abantu basubizaga amaso inyuma. Najyaga mbisoma mu maraporo ya za Bank Mondial, World Bank, ngo bavuga ngo igiciro cy'ikawa cyari cyamanutse, ngo igiciro ngo cy'icyayi ngo cyari cyamanutse, ngo hari iriya jambo ugomba mbyibagiwe, soil erosion babyita iki mu isuri? Ni isuri, right? Niko bayita Joseph, isuri. Isuri ni cya byindi bihitana imisozi n'imirima n'iki cyose kubera imvura. Urabyibuka muri za analize z'icyo gihe bavuga ngo byateye jenoside ngo mu Rwanda, mu bintu bimwe byateye jenoside, bakavuga mbese uko ubutaka hari competition ku butaka mu baturage,
n'ibindi ariko mu by'ukuri nubwo izo ari nabyo ugomba kubishyira mu kwiga ibintu bishobora gutuma intambara zitangira. Ibyo ntabwo ari byo wakwita ngo nibyo byatangije intambara. Ibyatangije iyo ntambara ahanini yo muri 1990 mu by'ukuri ni ikibazo cy'impunzi. Ikibazo cy'impunzi cyari cyaraburiwe umuti, bitibagije yuko ibindi byose byo twavuga muri za analize politiki uko yifashe, gutegekesha igitugu kwa MRND-CDR, ubwo bwikanyize mbese ku butegetsi bushingiye ku karere n'ibindi, uko ubukungu bwifashe, ibyo byose ni ibintu byo uzanamo, ariko urebye icyo umuntu mu cyongereza yita primary contradiction yatangije intambara yo muri 1990 ni ikibazo cy'impunzi cyo abantu ubutegetsi bwariho icyo gihe n'ubwabanjirije butari bwarita yo gutekereza ukuntu gishobora kurangira. Hari abandi benshi cyane cyane Joseph muri iyi myaka 6 ishize, hirya no hino umuntu yagiye nkajya numva nyine abantu batubazaga ibibazo, cyagiye twari muri bintu mbese byo kujya imbere, wagira ngo turi mu bucamanza, abantu batubaza bavuga nyine ko intambara yo muri 1990 yatewe ngo n'Abanyamerika, yatangiwe na Museveni, bakavuga byinshi. Hari nabo abo ngabo condo twajyaga twirirwa na turo tugenda muri izo miriye z'abahutu twajyaga tugendana, bavuga ko nta kintu mu by'ukuri ngo Perezida Habyarimana atari yarakoze kugira ngo impunzi z'abatutsi zigaruke mu gihugu. Ibyo byose abantu barabivuga, ariko bakibagirwa ko abatutsi mbese ari ba nta munoza, ko batanyurwa ko Habyarimana ntakoze biyibagiza ibyo muri 1982 ku gihe cya Obote. Ibyo byose babyibagiza ko ari byo byabaye gashoza ntambara mu by'ukuri. Yego, icyo ni cyo ku bintu bibi, iyo niyo ari gashoza ntambara. Ku bijyanye rero context ubwo ndayivuze ko byayitangiye, icyo ni kimwe umuntu yavanamo kurusha wenda ibindi byose, nubwo umuntu aba atibagije izo za kondisiyo zindi zituma intambara yatangira. Ariko uko iyo ntambara yayobowe nanone ni ikintu cy'umuntu agomba kwitaho cyane, kuko wumva muri iki gihe ari Kagame, ari n'abakabarebe n'izo ntore, ntabwo ngira ngo basiba kwifata ku gahanga iyo ibintu bimeze nabi hagati y'u Rwanda na Uganda. Bese bavuga ko n'ubundi ngo banzi iyo control. Najyaga numva na Kagame nkimubereye umuyobozi w'ibiro bye asobanura cyagiye muri za crise twagiranye na Uganda, cyane cyane nyuma ya Kisangani, abwira abantu ngo ikibazo ngo cya Museveni afite kurusha ibindi byose, ngo Museveni ngo agira ngo mu maso habiri, ngo agira ngo mu maso yereka ngo abanyamahanga n'abanya-Uganda, ngo ariko ngo afite ngo mu maso handi ngo ho abantu nkatwe tuzi kuko tumuzi neza, ngo agira icyo kintu ngo cya control, ngo ushaka control. Najyaga mwumva turi mu nama twembi, afite izo za delegation yakira abasobanurira mbese ibya Museveni n'iki, nkumva mwishaka no kwica inyicanga, avuga ariko se uyu mugabo ko ibyo avuga amatwara afite avuga ya Museveni afite ko nawe ari afite icyo kintu mbese ngo cya control. Ibyo bintu rero byose muri iyo context ya uko intambara yagenze, Uganda yabaye factor ikomeye cyane uko intambara yagenze ya FPR-DMI. Ariko mu by'ukuri kugira ngo intambara abantu bazayirwane bayitsinde, icyo navuga nuko hafi umututsi aho yari ari hose, yaba muri Uganda, yaba muri Kenya, muri Tanzania, muri Kongo, mu Burundi, hanze ahangaha hose murabyibuka Joseph, umuntu witwa
umututsi yahise yidentifiya n'icyo gikorwa cy'intambara nk'aho mbese cyari cyaramutindiye kuba kije. ni nabo bagiye muri izo, abo bana batoya nyine nibo bagiye muri icyo gikorwa cy'intambara. Twese twari tukiri bato, ntitwari impinja ariko twari tukiri bato tugifite intege. Abari mu gihugu, ibyo njya numva Musonera abisobanura n'abandi babisobanura ukuntu mbese abatutsi bahise bumva ko ari igikorwa mbese gifite akamaro, kuko biyidentifiyaga ku ruhande rumwe n'icyo kibazo cy'ubuhunzi bamazemo imyaka hafi 30, abari mu gihugu babizi neza kuko ntabwo ari ibintu bigishwa uburyo bafashwe, nubwo bacuruzaga bakiyaranja bagatangiza amashuri kugira ngo bazashobore kwiga bakamenya mu bintu bijyanye n'ubucuruzi. Wowe urabizi neza Yosefu, buri muntu ushoboye gucuruza nk'abo ba nyakwigendera Asina Paul n'abandi, kugira ngo bashobore gucuruza bakamenya ko bagomba kugira umuntu bifatanya nawe uva mu kazu. Ibyo bintu byose ntabwo ari uko abatutsi bari babiyobewe, niyo mpamvu biyidentifiye cyane cyane n'icyo kibazo cy'intambara yatangiye, bakumva bakwiriye kuyishyigikira, ari kohereza abana babo ku rugamba, ari no mu gushakisha ibizabatunga. Urumva ko ikibazo cya Uganda kuba ishyigikiye, kuba hari abatutsi bumva ko bakwiriye gushyigikira icyo gikorwa cy'intambara, ibindi bikaba ubuyobozi bw'intambara umunsi ku wundi byagiye mbese byatangiye birimo ubwicanyi nenye General Fred Rwigema akicwa, Bayingana na Babunyenyezi bakicwa. Ibyo byose byaje byikurikiranya vuba, ariko ntibyabujije urugamba gukomeza mbese rubandanya kugira ngo amaherezo ruzashobora gutsinda. Nubwo iyo usomye ibintu classic muri conduct y'intambara, uko intambara zibaho, ukuntu zijerwa, ntiwayita ngo ni intambara classic nka za zindi z'abagariya, mbese bariya mu giti mu gifaransa intambara garirawo intambara ni intambara ya geriya ni geriya ntabwo iri classic, cyane cyane muri biriya by'abantu bavuga ngo uzagenda kuko abaturage bumva ibyawe, bagushyigikire, bakugaburire, baguhishe, barwana iyo ntambara. Murabyibuka neza kuva Nyabwishongwize icyo gihe, kubera intambara y'inyeshyamba, ariko kubera uko MRND-CDR Gatigisimu yigishaga mu baturage, cyane cyane mu bahutu, hamwe n'imyifatire ya FPR-DMI, ubwicanyi bwayo, byatumye mbese mu by'ukuri irwanwa irinda inarangira. Mu by'ukuri ugiye kureba FPR-DMI itarashoboye gukora recruitment ngo igire abantu benshi b'abahutu mu buyobozi ndetse no mu barwana, kuko bitabiriye icyo gikorwa kubera ayo mateka, ariko kubera imyifatire y'ubutegetsi bwari buriho, abarwanaga mbese ubutegetsi bwa buriho bwa MRND-CDR n'imyifatire ya FPR-DMI. Ariko ibyo ni ibintu by'umuntu agomba gushyira muri conduct, factor ya Uganda, factor y'abatutsi na factor ya conduct, uyigeranyije mbese n'uburyo ubutegetsi bwari buriho, igisirikare cyabwo cyari kimeze, n'ukuntu mbese mu myifatire abanyarwanda nabo n'abahutu muri rusange abatari abakiga, elite cyane cyane y'abo bahutu bava mu majyepfo y'u Rwanda n'abandi batari mbese bari barakubititse kuva muri 73. Urumva ko ibyo byose conduct y'intambara nayo ni imwe muri za factors. Ngira ngo nigeze gupoza icyo kibazo mvuga ngo ese ari abasirikare bari hanze ahangaha ni benshi cyane, bari abajenerali, baba koloneli, bari abaofisiye biriya regime, cyangwa se ba elite bari bariho icyo gihe mu buyobozi bw'igihugu, bigeze bibaza ngo kuki twatsinzwe kandi twitwa ko turi ubutegetsi bwa Nyamwinshi bushingiye kuri Nyamwinshi. Ndibuka ko mwamaze n'igihe
na bagenzi bacu murimo kugerageza gusubiza icyo kibazo. Ariko conduct, kureba imyifatire y'intambara uko izajerwa ni ikintu gikomeye cyane. Icya kane, kuvuga uko intambara irangira, uko yarangiye ya FPR DMI, hari inzira ebyiri. Imwe twamazemo igihe kirekire hamwe na leta y'u Rwanda, urumva ni hagati ya FPR DMI na MRND-CDR, ariko n'abandi bari bafite inyungu y'uko ibibazo by'u Rwanda byarangira mu nzira y'amahoro. Siko byagenze. Arusha mu by'ukuri muri hagati gisimo ya FPR DMI, nanjye nahoze ntera, twasobanuraga yuko mu by'ukuri uwishe amasezerano ya Arusha ari MRND-CDR. Ndanabyibuka inshuro ebyiri nagiye Arusha nyuma y'ihanurwa ry'indege, habaye pressure nini cyane, bayicisha cyane kuri Museveni ngo dushyireho pressure, mbese ngo dusubire mu bintu byo gutekereza ari amasezerano y'amahoro ya Arusha. Bikadutera ikirungurira cyane, kubera ko urumva ko cyane kuri Kagame, ariko muri rusange n'umuntu w'umututsi aho yari ari hose, cyane wari muri FPR no muri izo ngabo za FPR, icyo kintu cyo kuvuga ko mbese dukwiriye kubona gutsinda intambara tukajira u Rwanda uko tubyifuza, batazakubeshya ntawe utarabyifuzaga, ntawe utarifuza ko byagenda bityo. Ariko kubera nyine ko hariho izo za pressures z'abanyamahanga, bakazicisha no kuri umuntu wari udushyigikiye cyane, twari dutegerejeho runini, Museveni na Uganda, ibyo bintu mbese tukabyemera, ariko ntawe utarifuza ko twatsinda. Ariko ndabyibuka neza nyine uko twasobanura icyo gihe. Nagiye Arusha inshuro ya mbere, ari uko badushyizeho pressure ngo habeho ceasefire, ihagarikwa ry'imirwano, ngo nitugende mbese tujye kunegosiya n'iriya leta ya Bakambanda y'abasindika ubwabo yari yagiyeho, ariko tutabishaka. Ariko mu gusobanura tukavuga ngo ntabwo dushobora kujya muri ibyo mu mishyikirano n'abo bantu, kubera ko nibo bishe amasezerano ya Arusha, barashe indege, batangira ubwicanyi. Ntabwo rero dushobora urumva icyo kintu cyo kuvuga ngo nibo agatsiko ko muri MRND-CDR ngo niko kishe amasezerano ya Arusha, nubwo ari MRND na FPR DMI bari icyo gihe cyose nyuma y'amasezerano ya Arusha yo kohereza abanyapolitiki n'abasirikare bacu kuri Sende, icyo gihe cyose ari MRND ari na FPR biteguraga indi ntambara, bari bazi ko bazarwana, haba muri icyo gihe cyangwa se nyuma y'ishyirwaho ry'ubutegetsi, yuko yiriya guverinoma y'inzibacyuho yuko amaherezo bazarwana. Urebye niyo modi barimo, buri ruhande rurimo kwitegura. Ariko tukavuga ngo ni MRND-CDR ngo yishe amasezerano, ariko ntabwo ariko bimeze, kuko uko tuzi amateka, ihanurwa ry'indege niba ryarakozwe na FPR DMI, no kuvuga ngo mu by'ukuri uwishe amasezerano ni FPR DMI, niyo wayishe mbere. Abandi bayishe nyine mu bwicanyi bwagiyemo na jenoside yakurikiye, ariko ntibyanabahiriye kubera ko niyo ntambara barayitsinzwe. Ariko abanyarwanda bose nibo bayitakarijemo, urebye ubwicanyi bwabaye ku Batutsi n'Abahutu kuva icyo gihe. Icyo kintu rero cyo kuvuga ngo intambara yarangiye ite, conclusion yayo murabona ko gifite ingaruka zikomeye cyane. Amasezerano ya Arusha yari kutubera umusingi, abantu mbese kugerageza, nubwo hari kuzamo ibikwazo byinshi cyane, birantega nyinshi cyane, wenda amaherezo bikazongera bigapfa, nta ubizi neza, kubera ko ntitujya tureba imbere. Ntabwo ubwo bushobozi bwo kureba imbere neza 100% ntabwo kiremwa muntu tubufite.
ntawe uzi uko byari kugenda ariko byarangiye mu ntambara FPR-DMI itsinda intambara. Nyuma yo gutsinda intambara ingaruka zabyo rero ari ugufata ubutegetsi ku ngufu, hakajyaho ubutegetsi bw'umuntu nawe uganje nk'umwami, uretse ko afite ubukana kurusha abami bose n'abategetsi bose babayeho mu mateka y'u Rwanda, n'uburyo DMI nyine ari cyo gikoresho gikomeye cyane n'ibindi bikoresho ikoresha kugira ngo ubutegetsi bw'uwo mwami uganje Kagame arambe. Uko ubutabera bwagenze mu gihugu, kuko abatsinze iyo ntambara ariyo FPR-DMI, ni ukuvuga ko yo yibanze kureba jenoside yakorewe abatutsi. Urumva ko nta nyungu nta na intérêt ifite mu gutekereza ngo ese abahutu bo byabagendekeye bite. Bayita victors justice. Ni ubutabera bw'abatsinze intambara, ntabwo ari ubutabera bureba uko sosiyete yakubititse ngo igerageze kureba uburyo yakosora yatanga n'ubwo butabera. Ari twagiye tubisubiramo, ari muri ibyo nabyo twatangiriyeho mu kiganiro, ari ibyo bya ICTR, ruriya rukiko mpuzamahanga rwa Arusha, ari n'ibintu bya gacaca, bireba gusa ubwicanyi bwabaye ku batutsi, ntabwo bireba. Iyo ni imwe mu ngaruka. Ikindi ni uko nyine wa muco wo kudahana wahawe intebe, uwurusha abandi kwica, uwurusha abandi kugira nabi, uwurusha abantu kujya muri Kongo agasahura, uwurusha abandi gukora amarorerwa, gufasha mbese kuzana akaduruvayo mu bihugu duturanye ari Uganda ari n'u Burundi cyangwa se n'ahandi, ari bajya kwica ababahunze muri Afurika y'Epfo n'ahandi. Ibyo byose ni ibyerekana impunity ishingiye uko ku ngaruka z'uburyo mbese FPR-DMI yatsinze, kandi noneho bikaziramo nk'ukuntu twavuze ngo mu Rwanda buri gihe nubwo ibibazo bitangiza intambara bitangirira mu gihugu ndani, ariko buri gihe kuva mbese nyuma ya Rucunshu, kuva Abadage baza mu gihugu iwacu, hakaza Ababiligi, hakaza Loni, hakaza Abafaransa, ubu bagezwa akaba ari Abanyamerika n'Abongereza, ntabwo byaduhiriye kubera ko abanyamahanga ahanini ntabwo ari bo batangiza intambara, ariko kugira ngo izo ntambara zibe babifitemo uruhare, kuko bafite na Uganda, nibajya no kuvuga na Uganda, kuko babifitemo uruhare kubera ko izo ntambara kugira ngo zirwanwe zitsindwe bagomba gutanga ibikoresho, bagomba gutanga amafaranga, bagomba gushyigikira mu rwego rwa politiki iyo leta y'udutsiko ibiriho icyo gihe, bagomba kuyikingira ikibaba iyo hari abandi mu rubuga rw'abaturage mu karere mpuzamahanga bavuga bati nyamuneka aba bantu n'abicanyi, bakabakingira ikibaba, nk'ukuntu twabibonye kuri FPR-DMI kuva muri 1994 kugeza kuri aya magingo. Urumva rero ko ikibazo cy'abanyamahanga nacyo gituruka uko abanyamahanga uko baza mu kibazo cy'u Rwanda, bituruka uko iyo ntambara iba yarabaye ikanarangira. Ibi rero byarangiye bya MRND-CDR, Abafaransa bisa nkaho aribo nako nibo batsinzwe ku ruhande rw'abanyamahanga, nabo bari bashyigikiye abari kwibere rero Abanyamerika n'Abongereza. Buri gihe ubutegetsi bw'agatsiko bugomba gushaka umupatro ugomba kuzabushyigikira, akabuvugira, mbese akabuheka, akabushyira mu kwaha kugira ngo burambe. Urumva niyo context nagira ngo ntange ho gatoya
ubwo nafataho break ukaba wenda ufite ukunyunganira Yosefu cyangwa se n'ibindi bibazo kugira ngo wafata ka break ugafata na context nubwo atariho neza wari ugeze wari ukiri nyine muri za ntambara ariko harimo intambara zabayeho ariko harimo n'izifujwe n'abahunze aribo twebwe ahangaha nigeze kwibutsa disikuru yawe wabwiraga abashinze ihuriro nyarwanda RNC tariki ya 23 z'ukwa kane 2016 hasigaje amezi atatarenga gatoya ngo tuvangure nyine nk'abashinze ihuriro byagize ingaruka tuzagarukaho mu biganiro by'ubutaha na Musonera. Nagira ngo muri icyo gihe turuhuka rwose nshyireho udupande tubi tw'iryo jambo wavuga kuri ibyo bintu by'intambara. Intambara uko wabivuga bavuga nyine ko intambara ari ikintu kigomba kwitonderwa, atari ikintu cyo guhubukirwa. Ubundi ndatekereza muri kubwira ubushize uri mu kiganiro cya diplomasi watanze urugero nyine mu byo wigishaga nyine aho diplomasi yaturutse n'uko igomba gukorwa, uvuga Cardinal de Richelieu no mu kinyejana cya 17 hano mu Bufaransa ku gihe cy'umwami cya Empereur Wanzari Louis wa 13 wamutanzeho urugero mu byerekeye bya politike n'imico ya politike na za filozofi. Ubufaransa bukunze kuba reference dore ko ziya za Amerika zitari zanabaho. Ubufaransa n'ibindi bihugu bikomeye bya kera nk'Ubwongereza bikunze kuba za reference. Ahangaha rero bavuga iby'intambara hari benshi umuntu yakwiyambaza, ushobora gufata bavuba ahangaha nk'abe ba Churchill n'abandi, ushobora kujya mu bakera ukajya mu Bashinwa, ko kubera ko wavuze Ubufaransa reka tugume mu Bufaransa. Hari umugabo wategetse guverinoma babimwitaga president du conseil, ni ukuvuga ko yabaga ari nka premier ministre. Premier ministre muri system ijya kumera nk'iriya y'Ubwongereza cyangwa se y'Ubudage. Ntabwo ariko bikimeze muri kino gihe mu Bufaransa hari kuri Republika gatatu. Premier ministre ni ukuvuga president du conseil des ministres yabaga ari premier ministre, ariko president nawe yabaga ariho ariko ari president udafite imbaraga. Uwo mugabo rero wenda uranamuzi ariko niba utanamuzi nagira ngo rwose mukubwire uzamushake cyane. Ni umugabo mujya no guhuza amatwara dore ko ari n'umuganga nkawe, yitwaga Georges Clemenceau. Georges Clemenceau azwi cyane mu ntambara ya mbere kuko niwe wagiyeho, yari amaze iminsi abwira abantu nyine ko abandi bakora intambara ko bayikora nabi, ababwira ibintu bijya kumera nka ujya ukunda kuvuga. Yari umugabo w'umurevolutionnaire cyane, yahoraga agusha za guverinoma. Yari umurepublika ukomeye, adakunda cyami na gato. Ubundi ari umuntu urwanya imperialisme y'Abadage kuko ari ikomeye kuva muri ibyo bihe byose. Bigera mu ntambara ya mbere, iyo ntambara nyine yarwanya akanayitsinda. Bijya no mu ntambara ya kabiri. Intambara ya kabiri yabaye uwo Georges Clemenceau amaze gupfa ko yapfuye muri 29 mu mwaka w'1929, igihe hatangiraga nyine ya crise économique y'isi yose nayizwi. Ndetse yaje no ikagenda igashora kuri iyo ntambara ya kabiri. Georges Clemenceau rero w'umuganga nkawe, ndetse na se yari umuganga na sekuru ari umuganga, ndetse umuganga w'abasirikare. Hari ibintu yaziranaga no kuvuga ngo urajya gukora urugamba utateguye, ndetse akabatu intambara irakorwa. Intambara bigaragara ko izakorwa, ko izanaba, umuntu agomba kureba ukuntu izaba akanayitegura neza. Ati kandi rero intambara ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu kiremereye ku buryo utagomba kugiha abasirikare ngo babe bayiyobora. Sinzi niba uri unyumva neza. Kandi yari umuganga. Ndakumva rwose. Uretse hari ahantu nabibonye doko intambara ngo ni ikintu uretse gato, ni umuntu bakora za quotation ahantu henshi. Reka ndebe nko mu Cyongereza uko babivuga ngo mu Gifaransa bavuga ngo la guerre c'est une chose trop grave pour la confier à des militaires. Abagerageza kubisemura mu Cyongereza bavuga ngo war is too serious a matter to entrust to military men. Cyangwa se bahayima bivuga ngo war is too important a matter
to be left to the military gutyo ngira ngo urabyumva aho ngaho ndabumva neza gufata abantu baremeye n'ubwo ngo ni abajenerali ngo basigire intambara ubu ukoze ikosa rikomeye niko yabonaga. kandi rero yaranakomeje arwanya abajenerali bakomeye cyane bari bahari, ndaza kwibuka amazina yabo wenda, ku buryo izo leta zindi zari zananiwe intambara zinaniza abaturage. yavuga ati murananiza abaturage, murabiba, murabaviyora, murakora iki cyose, abasirikare barakora ibintu bibi, abarwana batoya bararwana neza, abaturage baritabira intambara neza, barifashe neza, ariko murabananiza, murakora za viyoro, muriba, murakora iki cyose. intambara ntigomba kuyoborwa n'aba general, igomba kuyoborwa n'abanyapolitike nk'ibyo bavuga, mbese n'abanyapolitike kandi banyabo batarabirwa bahebeba. niyo terime nakoreshaga abwira abadepite, ubwo ari muri nibo batora abadepite, ariko baba bati mwirwa muhebeba gutyo, mwirwa muhebeba amahoro mutazi kuyaharanira. uwo mugabo rero George Clemenceau yongeye yatembagaje guverinoma mu mwaka w'1917 ahita aba minisitiri nyine w'intebe uyoboye byose, ariko akaba na minisitiri w'intambara, yari na minisitiri w'intambara, ku buryo bagezeho nyine bamwita ngo papa intsinzi, le père intsinzi. ubundi yari umuntu nyine utavugirwamo, yari afite n'izindi za karite nyinshi cyane, kuko yarwanyaga igikoroni. aho ngaho nakwibutsa akantu nuko hari igihe mu myaka y'1885 yari afite imyaka irenze 40, yari ariho icyo gihe, yari depite ahanganye n'uwategekaga guverinoma icyo gihe witwaga Jules Ferry. Jules Ferry yari akora disikuru nyine y'intambara za gikoroni zo kujya kurwana muri Vietnam nyine ngo bagumane ubusugire bwabo bwa gikoroni, ndetse no kujya muri za Madagascar nyine ngo bakomeze bakinagaze abantu muri za Madagascar n'abandi ngo nyine ngo igikoroni gisugire gisagambe. yari umuntu rero uko yarwanyaga imperialisme y'Abadage ni nako yarwanyaga igikoroni, avuga ati nta gihugu nyacyo kivuga ngo ni civilize kigomba gufata abandi kikabafata nk'abasovaje. yirirwaga aburana ibyo ngibyo, ari umudepite. ati rwose, ati ibi mwirwa muvuga ngo hari za peuple inférieur, ngo hari abaturage ngo bo mu rwego rwo hasi baciriritse nyine bo rwego rwo hasi, ngo mwebwe ngo muri civilisation yo hejuru, ngo mugenda ngo mugomba kujya kubigisha nyine kureka kuba abasovaje, kureka kuba hafi bisimba. akavuga ati niko, ati muragenda mukareba abahinde koko mugasanga ari inferieur, mureba ukuntu bari abantu bafite umuco, bafite ibintu byinshi cyane batwigisha. muragenda mukareba abashinwa, mukareba ukuntu bafite ibintu byinshi bya kera tutazi naho bikomoka, byo mu bihe bya kera bikomeye cyane tugomba kwigiraho, mukavuga ngo ni peuple inferieur, ngo ni abantu inferieur kuri twebwe nyine, ngo twebwe turi superieur. akongera akavuga ati rero mw'Abafaransa, ati tumva, ati mu gihe muriho muvuga ngo muri peuple superieur, aba Badage, Abaprussiens duhanganye icyo gihe turi mu kinyejana cya 19, Abaprussiens duhanganye hari muri za 1845 ngo ati aba Badage duhanganye, aba Baprussiens, ati aba scientifique babo barateranye bariga ngo basanga twebwe Abafaransa turi peuple inférieur, bagomba gukoloniza Ubufaransa. Ati rero natwe bariho badushaka kudukoloniza, namwe murajya gushaka gukoloniza. Bavuga ko turi peuple inférieur, Abadage baba scientifique, ngo turi kuri peuple inférieur bagomba gukoloniza, namwe mukajya gushaka za peuple inférieur muri za Vietnam n'ahandi mujye gukoloniza no muri Afrika. ati mubiveho, muvaneho colonisation, muyireke, ahubwo muze mwubaka igihugu cyanyu. ubwo rero byaragendaga biganisha nyine ku ntambara ya mbere y'isi, bari yavuye mu zindi. intambara ya mbere y'isi igeze nyine nkavuga ati ni nacyo gihe icyo gihe, ahubwo intambara y'isi hari hasigaye nk'imyaka 30 ngo ibe. si muri icyo gihe cy'intambara niho yavuze ati ntimuzibeshye ngo intambara muvuge ngo igomba kuyoborwa n'abajenerali, igomba kuyoborwa n'umuturage watowe, umuturage kandi uzi ubwenge, uzi kuyobora intambara. muri urwo rwego yakomeje iyo doctrine ye. nyuma y'imyaka 30 muri mwaka w'1917 intambara iriho inanirana,
urugamba araruyobora, iravuga ati ndarwana n'igihe umujenerali urwana bariya bandi ni abakozi banjye, bigomba gufatwa gutyo. Jewe natowe n'abaturage, murantoye, ntowe n'abaturage, nigiye urugamba. Affaire étrangère yanjye mu politike ya hanze ni intambara, politike y'imbere y'igihugu ni intambara, ariko ntimukananuza abaturage kandi ntimukanitwaze ngo hariho intambara ngo umuturage agomba kubura uburenganzira bwe nk'uko abasirikare bashaka kubikora mu kwirwa bavyora bakirirwa babasahura. Aha nakwibutsa abo muri MNDCDR ukuntu babaga bahutaza abaturage muri biriya bihe. Nta rwitwazo. Uwo mugabo rero nagira ngo rwose uwo muganga mukurangire niba utanamuzi. Noneho hagati aho ngaho wavuze nkawe neza kuri ya tariki ya 23 z'ukwa kane, uriho ubwira abashinze ihuriro, twebwe twashinze ihuriro, tubwira uti ibintu birakomeye, abagenda bakwiza intambara, bavuga ngo hariho intambara kandi ari ibintu bagenda bahimba baka abantu imisanzu, baka ibintu abaturage. Abo bantu nibivuga kuko ibyo bintu bizagira ingaruka kandi rero kuko byarazigize, ariyo ntambara babeshya abantu n'ungu, ngira ngo ni bigaragara buri wese. Tuzagenda tubigarukaho. Reka mu gihe kiruhuka akaruhuko gakomeze, reka mbeshyizeho ijambo ryawe ryo kuri iyo tariki ya 23 z'ukwa kane umwaka wa 2016. Ndagira ngo ndetse tuzashake n'ukuntu tuzabigarukaho kuko rwose hari ibintu byinshi uvuga bimeze nk'uby'uwo muganga mugenzi wawe Georges Clemenceau. Reka nshyireho aka extrait kamwe, wenda nashyiraho n'akandi. Urundi rugero rwa gatatu rwo nabaha rujyanye n'iyi period yo turimo, umuntu atakimenya what is going on muri organization. Haciye igihe narabwiwe n'umuntu wo mu mahoro, ampamagaye yambwiye atari ko ibintu byo kumobilizingira bya mobilization iyo dukora iciye muri radiyo itahuka turabizi, inise n'ibiki. Ati ibintu by'uko abantu twakunda abantu baba baca amarenga y'uko dukwiriye kuba tumobilizingira intambara ariko duciye muri radiyo itahuka. Ndamubwiye ntabwo mbizi, and I'm 100% sure yuko namubwije ukuri ko ibyo bintu ntacyo mbiziho. Ntawigeze abimbwira, ngira ngo umuntu wigeze kumbwira as a by the way in passing much later ni Providence wigeze kumbwira ati twaburya Boston twakoze inama ati n'amahoro, ati kora buryo twamobilizinga ibintu bya resources. Now that's good. Now naje no kubaza my colleagues hano no kuvuga Condo, Jerome, Treasurer na Secretary General, niba ibyo bintu bafite icyo babiziho, bambwira ko ntacyo babiziho. Now once again I would like kubaza muri colleagues twese ko duteraniye ahangaha, niba hari ikintu cyo kumobilizinga resources gikoresha organ ya organization cyo ntazi, icyo biro itazi, icyo kintu cyaba gishingiye kuki, cyaba kigamije iki? Biro rero kubeshaga icyo gihe bari babirimo cyane, ahubwo bari babirimo. Twaje kubona nyuma tumaze gutoza dusanga barakubeshaga. Reka nshyiraho akandi aka extrait k'umunota umwe gusa kugira noneho dukomeze. Nitutaba careful haragenda hanazamuka ikintu cyo kuba militaristic. Icyo wenda ndagisubiraho muri conclusion yo kumva ko abantu bamwe ngo bagomba tugenda tugana ngo mu bihe by'intambara derafo yuko abo bantu aribo bantu bagomba kuba no muri ibyo bintu byo abantu bagenda bavuga n'iki byose.
ni ikintu cyo kuba militaristic aho kugira ngo barebe akamaro ka politiki mu byo dukora byose no kubishyira imbere yuko n'ibyo bintu by'igisirikare bigomba kuyoborwa na politiki, especially iyo babona aho izo militaristic tendencies zigejeje u Rwanda ari iza RPF ari za MLN aho zatugejeje hari n'izo zindi za leta zavuyeho, ariko nicyo kintu urakibona mu bantu nyine ikintu kiri militaristic ukabyumva ku maradiyo kumva abo baseje n'abandi bose bashyushye cyane icyo kintu kiri militaristic nayo ni tendency yo ndimo kubona muri organization. So iyo toxic atmosphere ndagira ngo rero aho ngaho si uku kwangiriza ikiganiro cy'ubutaha wavuze uti tubigenze dute. Ntekereza ko wenda no muri kino kiganiro uza gukora insanganyamatsiko nyine y'ikiganiro kizataha uvuga ukuntu abantu bagomba kwifata. Si kubiri ukuntu abantu bagomba kwifata ku rugamba, niyo uruzi ko ruzaba wavuze uti iyo intambara irangiye iyo ntambara irangiye ikwereka uko indi izatangira. Ntawavuga ngo intambara mu Rwanda ntizaba, uraza no kubivuga, uraza kubiherukiraho muri kino kiganiro. Habaho ibimenyetso byinshi bica amarenga kandi ntibivuga ko icyo gihugu cyayishaka kitayishaka ko aricyo wenda kinayiterera igihe ishozwa n'ibintu binyuranye nabyo wabivuze. Context ziba ari nyinshi cyane n'inyungu ari nyinshi cyane, rimwe na rimwe ibintu bikaba nyine ku abantu wenda batanabishakaga ariko bikanyaruka bikabuguraza kubivuga. Sinshaka kukuvugira ibyo uri buvuge, nagira ngo gusa nkwibutse ibyo wavuze hashize imyaka 2 n'igice, hari mu kwezi kwa 4. Ibyo wavuze bisa n'ibyo uhora uvuga mu by'ukuri. Niba uriho uvuga nzi neza ko uza kuvuga yuko intambara itagomba kuyoborwa nyine ku bose abantu ngo bicare, nkoresha ariya magambo ya mugenzi wawe w'umuganga Clemenceau ngo wirirwe bahebeba gusa bavuga ibintu batatekerejeho. Ijambo ni iryawe. urakoze cyane Yosefu. Clemenceau ntabwo narinze amateka ye cyane ariko nakunda kumusoma mu mateka ya ziriya ntambara nyine n'amateka y'Ubufaransa. Buriya utumye ngira amatsiko ndaza kurushaho kumusoma kugira ngo menye ibye, ariko urumva ko buri muntu burya aba produit y'ibihe byo arimo yavukiyemo akuriyemo n'akazi akora. Urumva Clemenceau mbese yabaye shaped, ibyatumye akora ibyo yakoze akavuga ibyo yavuze urumva ko ari ibihe byo yari arimo. Kimwe rero unyibukije wenda ntangireho mbere y'uko ngaruka kuri uko nari natekereje nsoza iki kiganiro. Burya rero wibuke neza Yosefu, ugize neza kunyibutsa ayo magambo yo nabagejejeho mwese abashinze ihuriro. Nagize neza kunyibutsa ko baba banshuka, narababajije abo bose nyine bambwira ko ntacyo babiziho kandi nk'ukuntu bizi nyine twaje kumenya ko ibyo bikorwa byose bari babirimo. Ariko wibuke uko Kayumba yansubije muri iyo nama. Kayumba yarasubije ngo mvuze icyo kintu cyo kuba militaristic, mbese guhora batekereza, kuko wibuke mu biganiro uko navuze elite b'u Rwanda bayoboye u Rwanda bageraho bakaba utuzu runaka twitwikira ubwoko, ariko mu by'ukuri twitwikiriye inyungu zabo ku giti cyabo ndetse n'ako gatsiko barimo. Buri teka bahora muri ntuza logique y'intambara, niyo cyo gituma rero ubona niyo Kayumba yaba yaravuye muri FPR-DMA yarayihunze, ariko logique ye ikomeza ityo. Uribuka ko yansubije ngo oya, ngo ntabwo ngo nta kintu ibyo bintu ngo bya militarism ngo ntabwo ari byo, ngo kubera ko ngo ibintu bya militarism ngo bigira ngo iyo uri muri leta. Umva nawe, no Yosefu, ntabwo ari indwara, ari event, ntabwo ari ikintu runaka. Ni nk'abantu bareba jenoside bakayireba ubwicanyi bwa MND CDR muri 1994
bakibagiza imikorere ya MRND-CDR igihe cyose na buriya bwicanyi bwabanjirije ibyo byose muri iyo myaka yo yashize, bakabireba gusa nk'aho hari mbese nk'aho ari ifoto ntubirebe nk'aho ari filime, kuko filime ifite aho itangirira, iba ifite hagati, ifite nuko irangira. Nakayumba rero urumva ko uko yansubije muri iyo nama yaravuze ngo uribuka n'umujinya ukuntu banzamukanye, byaje kuvamo nyine no gutandukana nabo, ariko uribuka ko yavuze ngo ntabwo ngo militarism ngo ikorwa n'abantu bari muri leta. Umujenerali niko njya numva nigeze kumva za logique zitameze nk'umuntu wagiye mu mashuri. N'ukuri nigeze kumva barimo konseka ngo ko n'igisirikare ngo ntakibayemo, ariko igisirikare nubwo ntakibayemo sinabaye kamanda, ariko mfite ubumenyi buhagije. Uyu ufite ubwenge, ufite ubumenyi, ufite ubwenge. Uwo muntu wavuga ati wari minisitiri w'intambara kandi akaba yarishinze, yari umuganga, ntabwo yari umusirikare. Avuga ati ahubwo ati intambara ni ikintu gikomeye, ntugomba kugiragiza abasirikare, ni ikintu gikomeye cyane kigira ingaruka ku baturage. Ni kimwe nagiye wagize neza kubinyibutsa. Utundi ibindi bintu bitatu navuga byavuye ku bandi banyamahanga bazobereye mu by'intambara. Umwe twigeze no kumuganiraho mu kiganiro, Clausewitz w'Umudage. Abafaransa baramuzi cyane, Abarusiya baramuzi kuko nubwo yavaga muri Prussia yaje kuba Ubudage, ariko yandikiye igitabo ku ntambara, on war. Aravuga ngo war is a continuation of policy by other means. Ni ukuvuga ngo intambara iza ikurikiye politike runaka mu bundi buryo, politike runaka mu bundi buryo, politics by other means. Ni ukuvuga ngo intambara buri gihe iza ikurikiye politike. Iyo uri umujenosideri, iyo uri umwicanyi, intambara z'urwana, intambara z'uvutsa ziza zishyigikiye ubwicanyi, zishyigikiye ibyo bikorwa byazo. Yes. Ikindi cya kabiri, hari undi muntu wavuze ngo hari tendance, mbese ni nk'ikintu cy'igishuko gikunze kuba ku bajenerali, abasirikare, abo ofisiye militaire, cyane cyane abo bakuru, gutekereza ngo mbese kugwa mu mutego wo kurwana intambara ikurikira nk'aho ari ya yindi yashize iyo babayemo. Ni nacyo gituma ubona no muri ibihe byo turimo, Joseph, abantu aba ari ibihangange, ibihugu ari ibihangange, bizi ko byatsinze intambara ya mbere y'isi, bigatsinda iya kabiri, bikarwana hirya no hino, bagenda bakikubita muri Indochine nk'ukuntu Ubufaransa bwabigendekeye, cyangwa se Abanyamerika ukuntu batsindiwe muri Indochine, bakagenda bitwaje mbese izo ngufu bafite za gisirikare, ariko barwana intambara zo baciyemo. Ubwo abajenerali bari de bien fou b'Abafaransa cyangwa se abajenerali b'Abanyamerika bagiyeyo, barwanaga za ntambara zo barwanyiza nyuma yaho zo baciyemo. Nakayumba rero n'aba bantu bo muri ibi tuba dukwiriye kubizana, tuba tubizana, ntabwo ari uguhoza Kayumba mu kanwa, ni ukugira ngo abantu bumve ibihe byose. Ndagira ngo tuzabiganeho birambuye ahubwo. Urumva kuvuga ngo cyo gukora cyangwa mu kintu kitagomba gukorwa. Ibintu byashenye RNC bigasenya opposition, bigakomeza kwisenya muri opposition, ni udutsiko twaba elite tukomeje gutekereza ngo tuzarwana intambara y'ubutaha yo kuvanaho Kagame gusa. Ndagisubiraho mu mwanya, Kagame gusa. Bagatekereza ko bazarwana nka za zindi zo banyuzemo ubushize. Ibyo ntabwo bishoboka. Ibyo nibyo bishoboka. Yego. Ngarutse rero kuri ntuza uko nashakaga gusoza iki kiganiro, kwari mu kwibaza intambara yitangiye ikintu gikomeye kurusha ibindi byose. Ikibazo kiba gikomeye kurusha ibindi byose, abari mu ntambara, abayobozi, abayoboke, abayirwana, ikibazo nyamukuru no kwibaza ngo umwanzi ninde? Umwanzi ninde? Who is the enemy? Kuko icyo ngicyo uko ugisubiza nibyo bigufasha noneho no gutekereza ngo ese abakunzi ni bande, inshuti ni bande, inshuti ni bande, abo tuzafatanya ni bande. Icyo ngicyo rero iyo utaragisubiza
ubugenda ubwo mu mutego ya twadutsiko twagiye dutegeka u Rwanda. Ubwo nirinze kuvuga gukoresha n'ijambo kuyobora, kuko twategetse u Rwanda tugategeka nabi, tugahinduka udutsiko twabicanye, uduco twabicanye. Ni icyo ngicyo cyo kuvuga ngo abantu kujya mu ntambara muzi ngo hari ikintu mbese nyamukuru mwese muharanira. Nka ndahamya ko hari benshi muri FPR bagomba kuba baratekereza ko hari ibintu bikwiriye kuzahinduka. Ndahamya yuko muri revolution yo muri 1959 hari abantu koko bumvaga ibintu bikwiriye guhinduka, bigahinduka kuri nyamwinshi y'abahutu, bigahinduka kuri nyamwinshi y'abatutsi cyangwa se nyamuke, no kubatwa, mbese abantu bose bakibona muri revolution. Ariko siko byagenze. Ibyo muri 73 byo byari agatsiko k'abantu nyine baje bakavanaho abandi bakishyiraho. Nta kintu cyari cyahindutse uretse gusa kumva ko ubutegetsi bwavuye ngo mu banyenduga bukajya mu bakega. Icyo kintu rero Yozefu cyo kwibaza ngo umwanzi ninde, umukunzi ninde, who is friend, who is foe, ni ikintu fundamental, ni ikintu cy'ibanze abantu bagomba kwibaza bakanasubiza mutaragisubiza. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri muba musa ni nk'abo baba militaries nyine baba bishakira wenda bafite izindi mpamvu zibaturutseho, bashakisha ubwicanyi, bashakisha gufata leta kuko bazi ko kwiba, kuko bazi ko muri ibihugu byacu ufite leta nyine niwe wiba kurusha abandi, akibira n'abo yatonesheje. Ariko icyo ni ikibazo cy'ibanze. Iyo urebye rero ibyo bintu byose wenda tuzongera tugasubiramo Yozefu, icya mbere kijyanye n'ibintu bya context n'ibitera intambara, iriya leta ya FPRDMI uko ibintu byifashe mu gihugu, mu by'ukuri yujuje ibyangombwa byose 100% gutangiza intambara. Ibyo nibyo duhoramo tuvuga uko ibintu byifashe muri politiki, biriya by'ubwicanyi twaciyemo, uburyo FPRDMI ikora, uburyo mbese mu rwego rwa politiki gufunga abatavuga rumwe na leta, kwica impunzi ziri hirya no hino, uko abaturage bamerewe, ibintu byose byo twavugaga ku butegetsi bwa Habyarimana bwa MRND-CDR, ubu ngubu ubukana bwabyo bwarushijeho, kubera ko noneho habaye kwica abatutsi, haba kwica n'abahutu, kubera ko abantu uburibwe bafite buri ndani kandi bugera hafi kuri buri muntu wese. Uretse ko ari abahutu ari n'abatutsi muri rusange, abaturage basanzwe muri reaction zabo bituruka uko babona abanyepolitike bariho muri icyo gihe, ari abari mu gihugu ari no hanze yacyo, uburyo mbese babisobanura bwakabafashije kumva ngo mbese umwanzi ni uwuhe, mbese uwo turi kumwe ninde. Icya mbere nagira ngo mvuge nuko ibyo byangombwa byose bitera intambara FPRDMI yarabyujuje rwose, irabyujuje 100%. Ikindi nuko ibyangombwa byose bigendana na definition y'umwanzi, enemy. FPRDMI Kagame barabyujuje 100%. Muri definition y'umwanzi mu mateka y'u Rwanda sinzi niba hari n'uwarusha Kagame FPRDMI kuzuza icyo gipimo cyo kuba enemy, kumva ko ari cyo kintu gikomeye cyane ku banyarwanda. Bakabaye batekereza bati uyu mwanzi uyogoje u Rwanda wica bigeze ahangaha, n'ibindi tugenda tuvuga dusobanura ninde. FPRDMI Kagame barabyujuje. Nongereho iki ngiki bishingiye no kuri iryo jambo Yozefu umaze kudushyiraho byo twabwiye bagenzi bacu muri RNC, bo twari dufatanyije, twitwaga cyangwa se twibeshyaga ngo dufatanyije urugamba. Nuko ubu ngubu abo bayobozi ba RNC nabo bafatanyije
muri FDU nabo bafatanyije muri kiriya kintu cyo kiyita ngo ni platform. Mu kiganiro muzi ko ubushize twari twabajije ikibazo ngo ese bari tayari kuvuga icyo batekereza kuri ubwo bwicanyi nka biriya byo byavuze byo twasomaga muri ya raporo secret iyo twavuze mu kiganiro cy'ubushize. Hari ibyo twabajije mu kiganiro cyakurikiyeho politiki ya FPR-DMI yasakaye muri opposition. Hari ibyo bikorwa bya diplomasi ubundi twebwe twari tuzi ngo turimo kugerageza kugenda hirya no hino turandura diplomasi ya FPR-DMI kuko twari tuzi aho iri, ahanini ko twabigizemo n'uhore twari tuzi aho diplomasi na n'ubu turacyahaza aho ishandikiye. Sinzi ko ari uturusha kumenya uko diplomasi ya FPR-DMI ikora. Ibyo bikorwa abo bantu bo kwitwara ngo turafatanyije muri RNC na FDU bagiye inyuma byose barabisenya. Twari twabajije ngo bagire icyo bavuga cyane cyane ku kintu kijyanye na genocide yabaye ku Batutsi na genocide yabaye ku Bahutu. Kuri aya magingo simbizi no gukurikirana amaradiyo n'ibinyamateka. Joseph, hari icyo bari basubiza? ntacyo barasubiza gatoya, sinahamya ko bazanabitinyuka. Ese banabanje byibuze bakaza bakavuga n'ubusa bagahebera ku mugani wa Clemenceau. Barihisha abo bose, nta buyobozi bubaho, iriya biro ntibaho. Reka rero ikindi cyo n'ubuyobozi bwa FDL nabwo tuyigaruto nayo nta buhari. Biragaragara hose FDL nta buyobozi ifite, RNC nta buyobozi ifite, politiki yo ntayo bari basanganywe. Kuvuga rero ngo baraza kubagira icyo bavuga ntacyo na gatoya. Icyo rero nagira ngo mvuge ahangaho ubwo uraza kumva induru zivuga hanze aho ngaho. Joseph, nagira ngo mvuge ko abo bantu bameze batyo badashobora kugira icyo bavuga kuri jenoside yabaye Abatutsi, kuri jenoside yakorewe Abahutu, badashobora kuvuga icyo bagamije uretse kuvuga gusa ngo bagamije kuvanaho Kagame. Biranumvikana icyo aba bantu ba FPR-DMI bahuriyeho na MRND-CDR ari nabihishe muri opposition, ariko imitekerereze yabo n'imikorere yabo amaherezo izagaragara. Icyo kintu cyo batarashobora kugira icyo bavuga ngo dusobanuke abanyarwanda basobanukire ko turi kuvanaho Kagame gusa, ariko ari ukuvanaho Kagame no kongeraho kubaka u Rwanda ruteye rute. Wenda icyo ngicyo nicyo tuzasubiraho mu kiganiro cya nyuma nzakora kuwa gatandatu ubutaha. Icyo nicyo wenda tuzibandaho cyane, u Rwanda ruteye rute nyuma yo kuvanaho Kagame, yavanwaho mu nzira z'amahoro, kuko nabyo biracyashoboka, ariko anavanweho n'iyo ntambara. Iyo ntambara yaba iteye ite? Yaba ifite ideology iteye ite? Yaba ishingiye kubona abanyarwanda ko ari bantu ki, Abahutu, Abatutsi, Abatwa, u Rwanda kuko attitude uba ufite ku baturage ibonekera muri revolution ubwayo, mu mpinduramatwara ubwayo. Niba mu mateka y'u Rwanda yose nk'uko twagiye tubivuga, udutsiko twagiye dukoresha izina Abatutsi, izina Abahutu, ariko agatsiko kagera ku butegetsi kakokora inyungu zacu kihishe mu bwoko cyangwa se n'uturere. Biranashoboka ko bwaza noneho bwitwikiriye idini cyangwa n'ibindi, ariko amaherezo bukagaragara nk'ukuntu Kagame FPR-DMI yagaragaye. Aba bantu twita ko bari muri opposition bataragira icyo bavuga kuri ibi byose, dutinyuke tubite ideological opponents. Ijambo opponent ritandukanye na enemy. Sinzi uko mu Kinyarwanda wenda Joseph wamfasha ngaho kugira opposant hamwe na enemy ni ibintu bitandukanye. Ni ibintu bitandukanye. Yes, ariko aba bantu bihishe muri RNC, bihishe muri FDU, bakihisha muri FDLR n'ibindi byagiye bikomoka kuri FDLR,
udashobora no kumenya ideology yabyo uretse gutekereza gusa ko abenshi buzuye icyo kintu cyo bishingiye gusa ko abahutu barakubititse mu gihugu, barakubititse hanze y'igihugu, hari izo mpunzi abana, abakecuru, abasaza, abantu impunzi muri Kongo, ariko hakaba abantu bito ngo bahora bashyigumbwa bashaka intambara. Wenda iki ngiki nongere ngira icyo ngivuga mu buryo buri concrete Joseph, kugira ngo abantu bacyumve. Ibintu bibiri nibutse nshaka kuvuga uyu munsi. Tukiri muri RNC nta muntu wahoraga ku nkeke nkanjye nk'umuntu wari ubakuriye abantu banshyiraho pressure n'ibintu bijyanye na FDLR. Kayumba, Condo, abo bandi bo twari dukuriye Hakizimana, ba Jerome, bandese, hari igihe wagira ngo ikintu kiriho gusa ni ukuvuga ngo dukorane na FDLR. Pressure yazamuka cyane, wenda nka rimwe nigeze no gukora effort, ndagombye no kubibwira ubutegetsi bw'intanga ko nabikoze kugira ngo batazabigwaho bakavuga bataha urusingo twamufashe akorana na FDLR. Ni muri cyagiye bari bahambaye abanyamerika n'ibihugu bimwe byo mu Burayi bavuga ko mu by'ukuri FDLR bagomba kuyirasa. Cyagiye nyine ibyo bintu byari bihambaye cyane, nkarega gatuza nkandika, ugiye muri icyo gihe wari ibyo nagiye nshishimura nkandika, ndimo uretse ko nabyemeza gusa kuko kuvuga ngo Kagame yavuze ngo abo ngabo ngo negative forces ise uwaba negative force kurusha Kagame wishe nk'ukuntu iyo FDLR yishe, umurusha kuba negative force ni iyi. Kuba negative force bikuvaho ari uko utegeka igihugu, negative force kuvaho ari uko wagiye muri opposition gusa. Ibyo byose iyo pressure Joseph urayibyibuka ko yahoragaho. Pressure ikaba iyo bavuze urabyibuka iyo pressure ukuntu yazamutse igihe rya Rwanda Untold Story, uribuka ukuntu abantu banjamye Gahima, urabyibuka neza. Condo ari wafashe mbere kwanja Gahima, kandi ibyo byose uko banje Gahima kuko Gahima we yari actingaga ku kintu nyine avuga ati ngo hari abantu b'abazungu nyine bavuze ngo imibare y'abatutsi bapfuye bayigira mitoya. Je numvaga atari nacyo kibazo nyamukuru kuko genocide ushobora no kuba wisha abantu bakeya ariko ikaba genocide. Ariko cyane cyane icyo bashyuhagaho ni ukuvuga ko Rwanda Untold Story yasaga nko mbese nk'aho ari wo mu mesaya wabo, ko yavuze ko abahutu bapfuye ikazanamo n'ibyo by'indege n'iki, kandi batazi naho byaturutse, uko baje kudutuka no gutorongeza tukarinduka twitandukanye nabo, batazi n'iyo ntuza Rwanda Untold Story aho yaturutse n'ukuntu yakozwe. Ariko uribukwa ukuntu bavumbukanye Gahima, birimo n'uyu nguyu mperuka kumva, banze warigeze kumbwira cyangwa nabyumvise sinzi undi wabivuze ko ngo kuri radio Tahuka ngo baherutse kuvuga, banze ari Professor Kambanda nawe wesingaga nyine nk'ukuntu yari asanzwe bamuha urubuga kuvuga ibyo bitekerezo byo guhakana genocide, bibasiye Gahima. Ntabwo ndimo kudufana ko ari mukuru wanjye, ariko ntabwo nagira n'isoni yo kumudifanda kubera ko hari bimwe nzi neza yuko atekereza, yanditse. Nabo bavuga ibyo byose ntibarasoma n'igitabo cyo yanditse, ibyo bintu byose abisobanura, bakavuga ngo Gahima ngo rwose ngo niwe ibintu byo gufata abahutu, byo kutorongeza abajenosideri no gufata abantu, nuko nyamara icyo bibagiza nuko abo bantu bo muri MRND-CDR bakoze ibyo bikorwa by'ubwicanyi, bakica abatutsi. Wowe baguhaye akazi, n'uwampa ako kazi icyo gihe Gahima yari procureur general akangira procureur general, guhiga abo bicanyi bisha abatutsi nari kubikora ntyo.
nta apology na gato ari Gahima ari jyewe ari undi waba yakurikiranye abantu bishe abatutsi akwiriye kugira. Icyo tuziza se Kagame ni iki? Icyo tuziza Kayumba ni iki? Icyo tuziza FPRDMI ni iki? Turabaziza yuko bishe abahutu ariko bakaba nta muntu n'umwe ushobora kubakurikirana ngo babaze ati mwakoze ibiki, namwe nimubazwe ibyo byaha byo mwakoze. Ariko kuza ku iradiyo ngo itahuka ngo ukajya ukisinga ngo uvuga ngo Gahima ngo niwe ukurikiranye, iyo adakora ibyo ngibyo byose ikindi yagomba gukora ni iki? Ubu ejo bundi Kagame yavuyeho Joseph tukakugira procureur general, ugakurikirana Kagame, ugakurikirana Kayumba, ugakurikirana Kabarebe, ugakurikirana Keke, ugakurikirana bari abantu bose muri raporo ya secret ya ICTR, ukurikiranye abo bantu, ubwo hazaza abandi bakavuga ngo Joseph ngo yakoze ibiki. Waba ukora ibyo ugomba gukora. Ibyo rero ibyo nibyo tugomba kugarukaho Joseph. Niba aba bantu bo muri RNC, abayobozi ba RNC twahaye challenge ngo bavuge aho bahagaze kuri jenoside y'abatutsi, jenoside yakorewe abahutu, batubwire icyo batekereza kirenze kuvanaho Kagame gusa, icyo bashaka kubaka mu Rwanda n'ukuntu batekereza kuvarandura ubutegetsi bw'udutsiko buza bwitwikiriye ubwoko, hakajyaho ubutegetsi buzarengera inyungu z'abanyarwanda bose tudatandukanye. Niba batavuga ibyo ngibyo, ubu ngubu ni ideological opponents kandi tuzabarwanya. Ntivuge ku mugaragaro, reka nongere ngisubiremo Joseph, nongere ngisubiremo. Komeza. Aba ba ideological opponents bafite, iyo ubarebye bafite capacity yuko ejo bundi ndetse bashobora biturutse ku bintu mbese bimwe bifuza by'intambara, bashobora kujya mu ntambara. Yewe abantu bashobora no kujya mu ntambara kubera ko uwo bahanganye nawe afite intege nke, bakamuvanaho bagashyiraho nk'ibyo, nk'ukuntu mubona uko byagendekeye Mobutu kuvaho, si uko abamurwanyije harimo n'abo ba FPRDMI ari uko bari bafite ingufu cyane, n'uko byari nk'amakarita, inzu y'amakarita gusa yubatse ku musenyi, bakaza bakayihirika ikavaho. Ariko abo bantu aricyo opponents dukwiriye kubamagana, dukwiriye kurwanya ibyo bitekerezo bibyo byabo, kandi ejo bundi umunsi baba berekana uko bakora nk'ibya Kagame, tugomba kuzabarwanya nk'uko turwanya Kagame FPRDMI. Nk'uko turwanya ibyo rero by'abantu barimo kubeshya abantu hirya no hino ngo intambara. Abanyarwanda babivuze neza ngo ntawe bari joro abare icyo barihuriyemo, banza hari imvugo nk'iyo Joseph, ntawe bari joro. Nibyo. Nta muntu nk'ibyo Clemence wavugaga yavugaga ntawe utinya ijoro atinya icyo barihuriyemo. Tugomba gutinya intambara ko ari ikintu gikomeye cyane, ikintu kibi cyane gishobora kurwira igihugu, kandi kitagomba gushingwa agatsiko k'abasirikare bo muri MRND bafitiye ideology cyangwa muri FPRDMI bafitiye ideology. Na Mao Zedong yigeze kuvuga, nibagiye kuvuga, yavuga ngo intambara irwanwa 80% na politiki, 20% n'icyo kibazo cy'intambara n'igisirikare. Aba rero barabihindura bakaza. None se tekereze nawe Joseph, uri umututsi uri mu Rwanda, uri umututsi mu Rwanda waciye muri 59 ugaca muri 94 ukibuka amarorerwa yabaye ku 73 no kugera. Uri umututsi, intambara yo gukurikira abantu nyine nk'abo ngabo turimo tuvuga bahakana ku ruhande rumwe jenoside y'abatutsi, abandi batemera jenoside yakorewe abahutu, abo bantu wabakurikira ushingiye kuki? Cyangwa se uri umuhutu waba ukurikira abo bantu, waba ubashakamo iki? Icyo ngicyo rero nagira ngo cyumvikane. Wenda ntabwo dufite igihe kirekire kugira ngo dusoze. Nagira ngo nsoze mvuga icya mbere ko abayelite bategetse u Rwanda kugeza kuri aya magingo bifashisha ingufu za gisirikare, bakajya ku butegetsi
bakabugumaho kubera izo ngufu barusha abandi. Icya kabiri, ko bakurura intambara ziba zifite ikizitera n'uburyo zikorwa, zigasozwa zisa nk'aho zitangira uburyo intambara y'ubutaha izarwanwa, kuko biba bifite ingaruka byose, yuko ibiriho mu Rwanda kuri iki gihe byujuje ibyangombwa byose kugira ngo byatuma intambara itangira igihe icyo ari cyo cyose. Nk'ukuntu abantu bareba FPR-DMI izi amateka yayo kurusha abandi, ariko n'abandi barabizi. Ibyo batangiye muri za 79 za RANU bikaza kugeza igihe Museveni yatsindiye 86, imbarutso ikaba muri 90. Ntabwo Kagame akwiriye kwica inyicyara kubera ko trigger z'intambara, mbese imbarutso z'intambara n'intambara y'isi ya mbere yabaye n'izindi ahanini nubwo ibyangombwa byuba byujuje mu gihugu, ariko hari igihe imbarutso iva hanze y'igihugu kubera mbese ubutegetsi buba buri ukuntu bubangamiye abandi batari abanyagihugu batari icyo gihugu. Ibyangombwa irabyujuje, FPR-DMI yujuje ibyangombwa byose byo kuba enemy, abantu kugira ngo basobanukirwe neza enemy. Ariko ikindi ni uko tukwiriye gusobanukirwa ko abantu bita ko bari muri opposition badafite ibigaragara berekana uko batekereza ku mfu zabaye ku Batutsi, zabaye ku Bahutu, uko batekereza u Rwanda atari kuvanaho Kagame gusa ngo be guhindura imirishyo. Ibyo batekereza kubaka byagirira akamaro buri munyarwanda wese. Abo bantu bafite bene iyo mitekerereze n'imikorere, mu by'ukuri wavuga ngo ntaho itandukaniye ahanini na FPR-DMI cyangwa MNDCDR. Abo bantu tugomba kubafata nka ideological opponents, tukabamagana igihe cyose, tukabyamagana ibyo bikorwa byabo n'iyo mitekerereze. Ejo bundi bahinduka enemy, ibyo bizaturuka kuri bo, nabwo tukabarwanya nk'uko turwanya ubutegetsi bwa FPR-DMI, nk'ukuntu twarwanyije ubutegetsi bwa MNDCDR. Nibyo ngibyo nagira ngo mbe ndangirijeho Joseph. Ndagushimiye cyane rwose uwo musozo mwiza, ndetse wari utangiye uvuga uti niki cyakorwa, buryo uhereye kuri ideology, burya ibintu wabivuze. Ikiganiro cy'ubutaha nongere ngushimire yuko ubundi twari dushoje nyine kino kiganiro twahaye inyito ikibazo cy'intambara mu Rwanda. Ariko rero ugiriye ubuntu abakunzi baradishakwe bakunda ibiganiro byawe cyane, ubagiriye ubuntu nyine uti n'ubutaha no kwa gatandatu utaha ku itariki ya 10 z'uku kwezi kwa 11 2018 tuzongeraho ikindi ikiganiro cya gatanu kigira kiti ni iki cyakorwa. Rero bizaba ni ibiki bindi tutakora nk'abantu barwanya buriya butegetsi bw'abahotoro bwa FPR-DMI Kagame. Ni iki cyakorwa nyine kugira ngo twirinde ibibi, ni iki kitagomba gukorwa, nabyo byose tuzabireba, tureba ukuntu nyine abo bantu muri MNDCDR cyangwa FPR-DMI atari alternative kuri buriya butegetsi bwa FPR-DMI Kagame. Shutire mwari muduteze amatwi, cyari igice cya kane. Yose nibutsa akantu kamwe nagusabye ngo uzanyibutse, ni ukukwereka imitekerereze y'abantu bita abayobozi bamwe. Nari nakubwiye ngo rimwe uzanyibutse mbwira abakunzi b'iyi radiyo, mu by'ukuri iryo joro dukwiriye kuba ari cyo twarihuriyemo, ijoro twabaye muri RNC. Ibintu bya Leo Mugesera uriya mu genocideri Kabombo. Wibuke neza Joseph ko rimwe nagize ntya ugomba ko byarakugwiriye nawe nkandika urwandiko, mbese byaranambabaje narabikubwiye. Ndimo kuvugira Mugesera, ariko ntamuvugira mvuga muvanaho ibyaha, mvuga gusa ko kumutwara mu Rwanda nta butabera azahabona, yakaba yaciriwe urubanza muri Canada aho yari atuye. Ibyo byari ukuri. Ariko ikintu cyambabaje cyakomeje no kumbabaza ni ukumva umuntu w'umuyobozi
abo bantu ba Hakizimana n'abo bandi bayobozi bo banshyiraho pressure mu by'ukuri ngo nandi babwira umuntu w'umututsi uzi ko afite abo uretse wenda no gutekereza jenoside yakorewe abatutsi bose n'abahutu bose ari byo tuhoza mu kanwa tuvuga, ariko nanjye ubwanjye kuba uri umuyobozi nanjye ndi umuyobozi mugenzi wawe uzi yuko nababwiye amateka yanjye ko napfushi bakumariye umuryango muri 59 bakamara umuryango wanjye muri 94 tugahunga tugapfatu, ariko umuntu akumva ko kwiriye kunsaba ko nkwiriye kuvugira Leon Mugesera really ukajya kuri defense ya Leon Mugesera. Ariko icyo ni ikikwereka imitekerereze y'aba bayobozi ubona muri RNC. Yes, vugana na Emmanuel Hakizimana harya na Condo abo banshyiragaho pressure ngo nandike izo nzandiko nkashishimura nuko, ariko ubwo ndimo gutekereza nti ibi nibyo umuyobozi agomba guhora ashishaza akavuga ati niba nkwiriye gukora ikintu nk'iki ngiki kikaramira iyi coalition nta kintu byangijeho cyane bigatuma turenga umutaru ejo bundi tukaziyubaka tukagira ingufu mu buryo bwa ideology, tukagira ingufu mu rwego rwa politiki, tukagira n'ingufu mu rwego rwa diplomasi, wenda amaherezo n'izo intambara zaba inevitable abanyarwanda bose bumva bakwiriye kuyirwana bagatsinda intambara burundu, kandi ko ibizakurikiraho zaba byubaka inyungu za buri munyarwanda wese. Ibyo hari igihe ubwo narebye icyo kintu cya Mugesera numva ni ihurizo ariko ni ikintu gitoya muri equation uko iteye, equation uko iteye ni nini, wenda reka iki ngiki ngikore, ariko cyanyeretse mindset, cyanyeretse imitekerereze y'abantu bitwa ko ari abayobozi, wakumva ukwiriye guhangayikishwa no kurengera Mugesera kuko Mugesera ari umuhutu, ukibagiza yuko urimo kubwira ibyo bitekerezo bya Mugesera na bagenzi be n'abandi n'ibikorwa byabo ari byahumbye abo bene wabo n'imiryango ye, bitibagiwe noneho nk'uko narimvuze nti umuntu atanarebye n'abo batutsi, imbaga y'abatutsi n'imbaga y'abahutu bishwe muri izo za jenoside zakozwe na MNDCDR na FPRDMI. Kuki se wowe utagira icyo kintu cy'ubumuntu kumva uti Theogene ndimo kubwira ibi bintu arantekerezaho iki, aratekereza iki? Iki kintu cy'aba elite b'abahutu, utudutsiko tw'abahutu, utudutsiko tw'abatutsi dufite imitekerereze bene iyi ngiyi, mu by'ukuri ni uburozi bukomeye cyane. Utaratangiza intambara iyo yose ukwiriye gutekereza ngo ese iyo ntambara utangira niyo kurandura ubwo burozi mu banyarwanda, ese iyo ntambara utangira niyo gutanga vaccination cyangwa se immunization, mbese urukingo, ni urukingo urimo gutera society yacu kugira ngo ibyo bintu hatazongera kuba abantu batekereza batyo baza hafi y'ubutegetsi. Nta wavuga ngo ubutegetsi bundi bwaje mu bihe byiza ko abo bantu bose bagomba kwicwa, ariko abantu bagomba kumenya ko dufite intambara tuzarwana tukarinda tujya ikuzimu, kubera ko ibi bintu byashinze imizi. Urayibona mu Rwanda muri FPRDMI, ukanaribona no muri opposition. Reka mbe ndagiriza aho ngaho kurondogora Joseph. ndagushimiye cyane ahubwo nyine wanakoze kuba tuzagira kiriya kiganiro twahaye ino nyito cyangwa izabisa ijya gusa gutya. Ni iki cyakorwa ibisubizo bimwe babitanze. Ikintu cya mbere ni ukurwanya ubwo burozi bwa MNDCDR n'ubwa FPRDMI rwose tutivuye inyuma. Abavuga ngo tudohore, ntabwo tuzadohora mu kurwanya uburozi, nta gukorana n'uburozi ni bubi cyane. Ikiganiro rero ikibazo cy'intambara mu Rwanda, uko intambara igomba kuyoborwa, uwakivuga mu biganiro byinshi. Twagerageje rwose kukivuga uko dushoboye cyane muri ano masaha ari munsi y'abiri. Ni iki rero cyakorwa kugira ngo intambara igaragara, ibitegurwa igaragara tuzayitsinde, ye kuzatsindwa na Sekibi FPRDMI Kagame
cyangwa ngo itsindwe n'ibindi bibi nka FPRDMI Kayumba cyangwa za MNDCDR ziri muri za FDL cyangwa ziri muri za FDLR. Ibyo byose ni ibisubizo tugomba gutanga, ni ibisubizo bitangwa buri munsi mu biganiro, ariko by'umwihariko tuzabira mu kiganiro gitamwe ari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Dr Theogene Rudasingwa. Nongeye gushimira naho utaha rero nshuti mwarimu duteze amatwi, aho bwije mu Rutimana, naho bukeye, naho mwirwe amahoro.